hari ubwo ugirira umuntu neza utazi kuri kumuhemukira bikabije, utazi kuri kumwangiriza, nyamara wowe ukibwira ko ibyo uri gukora ari byiza ndetse ibyo uri kumukorera ari byiza kandi uri kumwangiriza, uri kumwica buheruheru. Nanone rero ingorane n'ibigeragezo nibyo bituma twaka kandi tukagaragaza ubushobozi bwacu nyakuri. Ibi bishatse kuvuga iki? Ese ni gute wagirira umuntu neza kandi uri kumuhemukira, uri kumwica buheri buheri? Reka mbahereza inkuru y'ikinyugunyugu n'agahu. Iyi nkuru njye ugiye kuyibagezaho ni Fabien. Ukagukanda subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV, ndetse no kuri TikTok du following ni Inkuru Nshyashya TV. Nanone iyi nkuru ngiye kuyiguhereza, uyitega amatwi utanga igitekerezo. Agahu k'intungugu cyangwa agahu k'ikinyugunyugu. Ikinyugunyugu mu cyongereza tucyita cocoon. Abenshi muri twe tuzi ko ikinyugunyugu cyiza kandi cy'amabara meza kiva mu kinyamushwi giteye nabi cyane, cyangwa icyo twita katapirari. Dore inkuru y'ikinyugunyugu rero kitigeze kibasha kubaho nk'ibindi bisanzwe. Ikinyugunyugu cyahemukiwe bikabije n'umuntu wibwiraga ko ari kukigirira neza. Umunsi umwe umugabo yabonye agahu k'intungugu cyangwa icyo twita kocuni. Yakundaga cyane ibinyugunyugu kubera amabara yabyo meza kandi atangaje. Ibinyugunyugu byari bifite isura nziza, ikinyugunyugu gifite amabara meza atangaje. Umugabo yarabikundaga. Ese ikinyugunyugu cyaje guhemukirwa gute? Byagenze ute? Reka mbibabwire cyane rwose, buke gukanda like kuri iyi video. Nanone yakundaga cyane ibinyugunyugu kubera amabara yabyo meza kandi amabara yabyo yabaga atangaje. By'ukuri yamaze igihe kinini hafi y'ibinyugunyugu kandi yarazi neza uko ikinyugunyugu kigira urugamba rukomeye rwo kuva mu kinyamushwi nanone kigahinduka ikinyugunyugu cyiza. Abonye ko ako gahu gafite umwobo muto cyane. Ibyo byagaragazaga ko ikinyugunyugu cyari kiri kugerageza gusohokamo kugira ngo kijye kwishimira isi. Nuko afata umwanya wo kugikurikirana, areba uko kiza gusohoka muri ako gahu gatoya k'umwobo muto. Amaze amasaha menshi areba ikinyugunyugu kirwana n'ako gahu k'uruhu. Yamaze hafi amasaha arenga 10 areba uko cyageragezaga gusohoka muri uwo mwobo muto cyane. Cyagerageje cyane amasaha menshi, ariko byaranze birakinanira. Byagaragaraga ko cyakoze uko gishoboye kose ntako kitagize. Noneho kikaba kitagifite imbaraga zo kongera kugerageza kuba cyasohoka. Uwo mugabo abibonye biramurya cyane. Kubera urukundo rwinshi yakundaga iminyugunyugu, yafashe icyemezo cyo kugifasha. Yafashe imikasi cyangwa imakasi, yagura uwo mwobo w'agahu, akuramo ibisigaye by'agahu. Ikinyugunyugu gihita gisohoka nta rugamba na ruto kigwanye, kivamo mu buryo bworoshye. Ariko ikibabaje nuko ikinyugunyugu kitari kikiri cyiza habe na gato. Cyari gifite umubiri ubyibushye n'amababa mato kandi yapfukaguritse. Umugabo yishimiye ko yafashije ikinyugunyugu kigasohoka nta kibazo. Yakomeje kugikurikiranira hafi, ategereza ko cyagura amababa yacyo kikaguruka neza nk'ibindi. Araheba. None yatekerezaga ko amababa azaguka akaba manini, n'umubiri ukareka kubyimbagana ahubwo ukagabanuka, amababa akabasha gutwara umubiri. Ariko ibyo bintu ntibyigeze bibaho.
Kibabaje kurushaho, ikinyugunyugu cyagumye gusa kigenda ku butaka gifite amababa yapfukaguritse n'umubiri munini, nta na rimwe kigeze kibasha kuguruka. Ubwo uwo mugabo yabikoze agamije gufasha, maze gufasha ikinyugunyugu kubw'urukundo akunda ibinyugunyugu. Yamenye ko urugamba ikinyugunyugu gica mu gahu ari rwo rutuma amazi yo mu mubiri ahinduka amababa akomeye kandi meza. Iyo mbaraga ikinyugunyugu gikoresha mu gusohoka mu gahu ituma umubiri wacyo woroha, amababa agakura imbaraga n'ubwiza. Isomo rero iyi nkuru iratwigisha iki? Iyo tutanyuze mu bigeragezo no mu rugamba, ntitwabona imbaraga zo kuguruka mu buzima busanzwe. Ibibazo umunsi ku munsi ni ngombwa kugira ngo ubinyuremo cyangwa uhure nabyo, kugira ngo bigutere gukomera. Nanone ingororano, kuko ingorane n'ibigeragezo nibyo bituma twaka kandi tukagaragaza ubushobozi bwacu nyakuri. Nanone hari ubwo muri iyi si ufasha umuntu, nyamara ukifuza kumufasha mu buryo bworoshye kugira ngo agire ibyo ageraho, ariko nyamara ugasanga urimo kumwangiriza cyane. Nanone njye wabagezagaho iyi nkuru ni Fabien. Amaze kuduhereza subscribe. Nawe niba iyi nkuru hari ikikwigishije, byandike muri komenti. Ndabakunda cyane cyane. Imana ibandebere icyoroshye. Ciao.